hari ikosa aba rising artist dukunze gukora mbere na mbere iyo tugeze muri studio bwa mbere cyangwa se bwa kabiri cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose iyo ugeze muri studio nka rising artist ugasangamo umusitari cyangwa se umuntu ukurenze cyangwa se wenda umusitari wifuzaga cyangwa se umuririmbyi wifuzaga kuba wahura nawe mugahurira muri studio. None ikosa dukora ni uko umusangamo wowe ukifuza kuba wamukuraho ifoto cyangwa se video, ukamukuraho ngo akavideo muri kumwe, werekane ifoto, werekane abakunzi cyangwa se abafana, abandi bantu bose uko wahuye ngo na superstar. Iryo ni ryo kosa rya mbere dukora nk'aba rising artist. Ahubwo inama nakugira ni iyi: niba ugeze muri studio ugahuriramo n'umuntu wifuzaga guhura nawe ndetse urenze katuvuge wenda urugero hano mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, uramutse uhuye nka Bruce Melody cyangwa The Ben cyangwa se undi muhanzi wese mukuru nka Davis D, ukamusanga muri studio mukicarana, ntuzifuze kuba wamukuraho ifoto cyangwa se kumukuraho video, ahubwo ikintu uzifuza kumukuraho, uzifuza kuba wamukuraho inama y'ukuntu we yabigenje kugira ngo wenda agere ahari. Mbere na mbere ikintu inama nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi muri iyi game tuba turimo, kuko izo nama zizagufasha henshi kandi iyo video nta kintu izakumarira cyangwa se iyo foto.